ha dutangirana karirimbo Juliana Shara akubwira ati ati nukenera urumuri ugere uzabugeze mu mwijima ati nukunda umuntu only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love Juliana Jana agenda akuririmbira mu karirimbo ke gatuje ati and you let him go. Ureke agende ya nyuma y'aka karirimbo rero tureba umugore bamwita Kansime Isire yo muri Uganda Hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow and go so fast. inzozi niziza zigenda gake ati zabye kugenda See you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch. buri kintu cyose uzagikoraho Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. And you let him go, staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling mwibutsa gukora subscribe kuri Horaho TV ndetse ujya no kugura buri kintu cyose ukeneye ku iduka riguhereza customer care igezweho rikoramo umuntu w'umusore wifunga bamwita Kabila ndetse ndamushuje abari muri botike n'imbere ye DJ bita Dogobi nawe ndamushuje agubwe neza ngenda nsuhuza abantu tuziranye mwese ndabashubuje mugire umwaka mushya muhire uzawurye ntuzabarye Juliana Shida akubwira ati mureke agende nyuma y'aka karirimbo turareba Kansime Isire from Uganda ati you let her go ati when you only need the light when it's the sun ati only you know only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing ariko home. ngenda afata amakaruhuko ninywera amazi yavuye ku nyange inyange rero ifite amazi aryoshye amara inyota kandi ameze neza atunganijwe n'uruganda rw'Inyange yemewe afite ubuziranenge nta kibazo na kimwe afite ati thank you watching murakoze cyane dutangirana na Kansime bamutwereka arimo asa n'utokinga umuntu ariko ntago tumuzi hakuno dutangirana na Kansime ari kwiyandikira Sirey Queen irasohoka with a bag turatu bag ubundi tugira abasire atugiye hehe wowe ati garuka hano ati hindukira vuba You're going to church dressed atugiye ku rusengero umeze gutyo kweri walk and I aturi kundeba ati umwana garuka hano vuba ati garuka vuba ati nuruhe rusengero ugiyeho kweri hindukira nanone turebe ati ibi ni ibiki ko ababyeyi twaragendesheje kabisa aturagenda nta soni kweri I know the bums you have. I know the breasts atufite amabere agenda yinaga umuntu w'inkumi kweri kambara ibintu bigeza you cannot tie yourself and walk properly and you're dressing like that. ati reba ukuntu umeze kweri ariko koko rwose Iva kunaniye kweri Eva urananiye instead of your eyesight becoming sharp it's your breasts becoming sharp every day. ati buri gihe ndabikubwira pregnant literally that
I'm seeing. You people at your ati church abantu bari dress ku up like rusengero this. rwanyu Everyone at your church bambara dress up nkawe like that. kweli But imagine, ati I'm here trying to raise tekereza a ndi child. hano Nina, you won't ndakosora allow me. umwana Tony wanjye Kuchi, what is nawe this? uciyeho n'ibyo Allow bitayi me, please, bibi be ngo a mother. uragiye I have to raise ugiye this he child. koko What's wrong? I'm here telling her she needs ati to dress ndimo up ndamubwira decent. ukuntu yambaye You're ikanzu going all over ngufiya my nawe compound, ugaca passing imbere this. yanjye rwose Nina, ugenda turn around. We know you have a bum. No, I mean I was walking. That's it, ati but I- nagendaga what- ariko what- nta We know you kibazo have a numva bum. mfite You njyewe can buy it. Don't let it to go. How am I supposed to raise her? ati reba uriya mukobwa wanjye ngo ni eva reba I don't ukuntu know what you're talking about. yambaye I'm sorry, but I'm late. ati I'm rwose late. nakerewe nyihanganira nigende What? Can I take example? No, today you're not going Ati- anywhere. Enter ati inside. uyu Actually, munsi either nta you go hantu and ushobora change, kujya or you uyu bring the munsi hymn nta hantu book ushobora to kujya down the pastor and injira you pay mu tithes. nzu We shall sing and have service here. You're not going ati anywhere. nta hantu urajya Get injira inside. we gicucu injira se Look at her. Where ati did this urareba bottle ukuntu come umeze from, n'utwo Jesus? tubuno twawe What is this? tumeze nk'utw'ingari sireyi Just kwini don't mess igenda with imukoramo akazi Kansime. imubuza amahoro tugaruka hakuno mu buriri kansima aryamye aryamye agira ikibazo ati he This one has ati uyu died muntu too. ashobora kuba yapfuye kumbe ni Now what do you kabiri say? Gone too soon. Gone at ati the right kabiri time. gitagona Don't you know yagona what to gati say? ubu ntiyapfuye ra ati we kabiri Are you scared kirica gishigukira You hejuru snore. Why are you not ati snoring? kubera icyo utagonaga Why are sha you not snoring? I thought you were ati dead. naketse ko wapfuye tumbavu we You're too old. You're too old, man. You're too old to be sleeping like a dead body. ati Don't do those usinzira games of nk'umuntu sleeping without wapfuye snoring. kwe You know what? Someone ntunagone sees some ha? traces of life when you are sleeping. I was here wondering what was going to tekereza rwose that you have died. Eh? ati kubera iki ko Sunowa. ati Sunowa. jya ugona we Sunowa. jya ugona jya ugona byumve jya ugona nka wa mujama wa undi turarana arara agona Won't I just sleep and have a good night? namwe ubwo muramuzi ntago nakirwa muvuga That's more. ati si wumva rwose atangiye kugona nka wa mugabo njya mvuga aha byiza cyane si wumva ko ugonye Just don't mess kasime hano with rwose Kansime. aba ari gusetsa abantu tugaruka hakuno nanone kabiri aravuga ati uyu muntu yongera aradukerereza ati simundebera ati turamuhana ati turareba momana Then what will they do for you? Evil. momana ngiye momana ati munyihanganire kabisa I'm so sorry. ati nakererewe ariko So the last time we were munyihanganire here, we left when we had agreed that we come with business ideas because honestly, me, I'm tired of my ati situation. narindushye Don't know about rwose you people. natekerezaga I'm kuri tired of bizinesi being home turi and not bukore having hano work. So I'm sorry. I'm ati late. munyihanganire What ideas do you nakerewe think kabisa of? Auntie, I'm late. What idea did you ati think ko of? nakererewe ni iki mwatekerezaga mwebwe You know there are these things, you know, these things they whatever in church when they are ati singing. natekerezaga kuririmba And there are those things that make noise. The shakers. The shakers. Akachenche. ati agacence agacence ntago mukazi nkababwire aya muzanshake nkababwire More coming up, and every church needs it when they are Of praying. all the ati instruments in church, insengero zose Let us start zikenera making ibyo shakers. bikoresho ati tubikozemo bizinesi dushobora Maybe pianos kunguka and keyboards. ati urugero nka piyano Well rwose done, well done. tuyiguze And at least it's not an ati idea about you. birahagije Okay, that's her idea. ibitekerezo Which one is utanze your idea? birahagije reka twumve na nyirarikobwa nyirarikobwa aratangira ati dushobora gukora umushinga wo korora imbeba ati kubera ko abashinwa bazikunda ati bashobora kujya baza bakagura imbeba zacu bakazirya abashinwa koko bakunda imbeba ase murabyemera aha ati abashinwa barya imbeba ati tuzoroye rero byadufasha kabisa ati uwo waba ari umushinga ukomeye kandi mwiza cyane
How do we make ati ni rats? gute twakora imbeba How do Shall we... get two rats, a female and ati a male, and twakorora stuff imbeba like that. y'ikigore You know, because n'iy'ikigabo it's ase ibyo bintu can't bibaho be, can't have the korora rats imbeba in a y'ikigore n'ikigabo shanyira ariko nawe uratubeshye kabisa This is the third time you're yawning, Gerald, and you are complaining that we came late. What is your ati idea? What did you come up mukanyura with? buburana No, me, I'm open to any idea. atako se niba We did nayuye not have a meeting here and bivuze say ko go and be ntatanga open to igitekerezo. ideas. We said Ati go and look for an wewe idea. So you ndakuzi. opened yourself up to what ati idea? No, I noneho thought about tubwire it and I was like, igitekerezo okay, cyawe anything that ufite comes muri out iyi of it. business Comes from where? The ideas that are there in a business. ati buri business yose mwafata ngewe Why do we even niteguye waste our time with this man? gukora You are jobless. Actually, of all of us, at least for us, we have things we can do on the side. You are jobless. You ati spend the nta whole day kazi at ugira home. none At uri home, that's spending the gutakaza whole day igihe at home cyawe for yourself. wayura weho kabiri Anyway, it's not akuba like I wayurira expected people to come up with icyubundi ideas that work. I actually did. Yes, honestly, I was just spiting you when I told you to go and come up with ideas. Actually, I've said it. It's there. I've put it. It's the truth. mboneraho hurts. gusuhuza I went and did research. abanyeshuri biga ku rwunge navuze mumeze mute ndabashuhuje mwese 66% of the deaths that are happening in Uganda ati abantu do not receive benshi the right amount bajya of bapfa nka mourning. mirongo ingahe Not ku mourning in the ijana morning, no mourning, sorrow. There's no sorrow in burials. People die and people have forgotten that it's bad ati for abantu a person to barapfa die. Like on the bakibagirana burial, the other day, Honorable Zoo. ati nyakubahwa wigeze gupfa bamwita uwo ni Some man kansime in the West, yes. he ati died. yarapfuye And I went to the ati burial, yagiye and there was not a single cry. I'm telling you, not a ati single nta cry. muntu People are n'umwe just wigeze some were urira listening to sad music. bamwe on the bari bari phone. kwirebera I think it's indirimbo money muri that can be done. telefone There are no mourners. As in people no And we can categorize it. We can make sure we have a different way of mourning. mboneraho no gusuhuza an MP. Actually, umudije if I don't dije give w'aba guys, just send dije them condolences. hano You see, mu when gasantire an important person like uriya maybe an important person in wo the village, mukuraho we cry with amafilimi hankies. meza Things can be done agiye differently. That's a atandukanye premium package where we amapisodi wear smart na and filimi come with zikubita hankies. ariwe It's different. bita White hankies, DJ white hankies, and we get uba a ari ku special, cyangwe like a special DJ maybe Dogobi if a ntabwo friend yakicara dies, atari ku rwunge cry like you are concerned. yikundira urwunge Jared, imagine you ahava died. akagera aba ari ku We rwunge have Why this. me? It's just an Ah, example. DJ So imagine you Dogobi died. be emotional. ndetse na kabira n'abapampe So be imagine you aribo died. We have to mourn like we cya are close gipampe to pe you. You guys see gikuru what I'm To show talking the about? public the bacyita depth of ngo ni sorrow and confiance pain. nacyo And that person will ndagishura never come back again. And it has to be Kigenda different because kiraramye. you cannot tell me that for a neighbor you cry at the same time. For a reverend you cry at the same time. For the same way, the same way. An So, ex. imagine. I want you to Atitekereza imagine kabisa. maybe someone you did not forgive, nyamunini someone who hano owes you money. bamwifatiye How would bari you cry? Actually, kumushukashuka start with how would you na cry? kabirigi da kandi It depends how much aba money it is, of yabagiye course, mu eh? matwi Eh. are 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 you sneezing? Even joked. Me, actually, I was looking at church bodies. ati majorly. ngewe These ndareba bodies they bring in insengero church, that ukuntu kind of zimeze mourning, that kind of crying, eh? Of church. Yes. Like for example, ati urugero the body has been brought. What the casket is there? Then other. ararira 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 haraka ararira ariko nshaka kubona umuntu mukuru arira we dore kabiri jarasam You guys, kabiri fast. jarasam It's okay. kabiri Don't waste jarasam energy. Don't waste. This mube is going. muretse kurira mube This is going muretse to work, kurira Jared. yari We are business acting. I'm taking it serious. See you guys on Wednesday. This is going to work, guys. It's going to work. We are meeting again. Wednesday. ati tuzongera guhura Wednesday ati reka njye mu kazi kabisa Gerard aka kabiri yari yarize Just kabisa don't mess kandi hano with abafite Kansime.